Vanilla ni ikirungo kiboneka kivuye mu misogwe y'igihingwa nacyo cyitwa gutyo, kikaba igiti kirandaranda. Imisogwe isarurwa yeze ariko itariyasa ngo isaduke kuko haba hakenewe ibizava mu misogwe imbere. Iboneka mu buryo bunyuranye, aho ishobora gukoreshwa ari ifu, umushongi, ishobora no gukoreshwa ari imisogwe uko yakabaye, ndetse inakoreshwa nk'isukari, ari nabwo buryo tumenyereye kuyibonamo, cycle vanille. Vanilla ikoreshwa mu bintu binyuranye, cyane cyane mu nganda zikora imigati, keke na ice cream, aho ivangwa n'isukari isanzwe. Saho gusa ikoreshwa kuko inakoreshwa nk'ikirungo mu buryo bunyuranye. Igitangaje rero ni uko uretse kuba ikirungo ari n'umuti uvura ibintu byinshi kandi binyuranye nk'uko ngiye kubibabwira. Vanilla ibonekamo ibinyabutabire binyuranye, aho iby'ingenzi ari vanilline na alukoro zinyuranye. Hari kandi vitamini B1, B2, B3, B5 na B6. Tuzasangamo imyunyungugu itandukanye nka potassium, calcium, magnesium, ubutare, zinc ndetse na manganese. Vanilla igira akamaro gatandukanye ku buzima bwacu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ikinyabutabire cy'ingenzi muri vanilla ari vanilline, kigabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Birazwi ko iyi cholesterol mbi ari isoko y'indwara zinyuranye z'umutima. Rero ni ingenzi ku bantu bafite ibyago byo kugira cholesterol mbi nyinshi muri bo, kuko uretse kuyigabanya bizanabarinda kurwara indwara z'umutima zinyuranye hamwe na za rubagimpande, kimwe no kwipfundika kw'amaraso. Vanilla igira uruhare mu kongera ubudahangarwa. Ikungahaye mu birwanya uburozi mu mubiri, bityo ikaba ingenzi mu kongerera umubiri ingufu zo gukira vuba iyo urwaye. Mu gihe wakomeretse urwaye se, kuyikoresha bizafatanya n'imiti maze ukire vuba kandi neza. Ikindi vanilla idufasha no kurinda kanseri. Ikintu cy'ingenzi kibirwanya ni uburozi mu mubiri bikora no gusohora muri wo ibyatera kanseri. Vanilline twabonye hejuru uretse kurwanya kanseri, inafasha umubiri guhangana n'indwara za karande. Idufasha nanone mu kurwanya kubyimbirwa. Kuva na kera yagiye ikoreshwa mu koroshya no kuvura kubyimbirwa bijyana no kubabara. By'umwihariko ku banywa inzoga cyane, irinda umwijima wabo kuba wabyimba, dore ko inzoga ari kimwe mu biwutera kubyimba. Si ibyo gusa kuko bizakurinda indwara zo kubyimbirwa nka gute, rubagimpande n'izindi ndwara zinyuranye zitera kubyimbirwa. Ikindi dufasha ni ukugira imisatsi ikomeye. Hari amavuta amwe n'amwe yo mu musatsi usanga yanditseho ko harimo vanilla. Gukoresha amavuta harimo vanilla bizagufasha kongera kugira imisatsi ikomeye ndetse ntigipfukagurika. Ikindi vanilla idufasha mu kurinda ibishishi mu maso. Ku bantu bahorana ibiheri mu maso bidakira, bagahora bameze nk'abari mu rugamba batizeye kuzatsinda, uyu ni umuti udahenze. Vanilla ntivura ibiheri gusa kuko inakuramo bagiteri ndetse irinda ko haza inkovu aho ibiheri byavuye. Vanilla idufasha mu kwirinda kwiheba ndetse no kwigunga. Mu buvuzi bwo kwiyuka, uyu ni umuti mwiza mu guhangana no kwiheba. Ushobora gukoresha amavuta yayo ukayacanira mu mazi ukiyuka, cyangwa ugakoresha imisogwe nayo ukayicanira mu mazi ukiyuka. Uzavamo waruhutse rwose mu mutwe ndetse stress zigabanyuke. Ifasha mu gutakaza ibiro. Vanilla ituma utagira icyifuzo cyo kurya kuko itera igihagisha. Ibi rero nibyo bituma kuyikoresha kenshi bizatuma ugabanya ibyo waryaga, bityo ibiro bikagabanyuka. Ikindi kandi izatuma umubiri ukoresha ingufu wari wifite mu bityo ibinure bitwikwe, ari byo bizagabanya ibiro byawe. Vanilla idufasha ku ndwara zo mu buhumekero. Mu gihe uri guhangana n'inkorora, ibicurane, kuyivanga mu mazi ashyushye ukanywa bizagufasha kurwana n'izi ndwara. Bizatuma igikorwa cyoroha no mu gatuza horohe kandi hakire vuba cyane. Vanilla ni nziza mu igogorwa. Uretse kuba izagufasha mu gutuma ibyo wariye bigogorwa neza, kandi izakurinda iseseme ishobora guterwa n'imikorobe mbi y'igifu, gutumba no gutura ubwangati, impiswi no kuribwa mu nda ndetse nyuma yo kurya. Vanilla ikoreshwa neza cyane, ariko akenshi ikoreshwa nk'ikirungo mu migati nk'uko nabikubwiye, keke, ice cream na shokora. Gusa ushobora no kuyivanga mu mazi ashyushye ukanywa. Kuyicanira mu mazi yo kwiyuka, aho ushobora gukoresha ifu yayo, umushongi cyangwa isukari iyikomokaho. Ibi bizatuma ubasha kwirindira ubuzima bwawe. Muri iyi si dufite ibibazo byinshi. Ikirere cyahumanye,
reka dukoreshe ibimera byacu, bizadufasha kwirinda ndetse no kurinda ubuzima. Shishikariza bagenzi bawe gukoresha ibi bimera. Ibi bimera ni ingenzi. Ikibabi TV niyo mpamvu turi aha ngaha. Kora subscribe, kora share, usige na comment. Ukeneye umupira w'ikibabi waduhamagara kuri 0787942019 ubundi tukagufasha. Birahendutse.